twongeye kubahereza ikaze ku Nteko TV wa mbere kumenya amakuru ndetse n'ibiganiro bigezweho. Urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwategetse ko Turahirwa Moise washinze inzu y'imideli ya Motion zakurikiranwa afunzwe iminsi 30 n'isomwa ry'urubanza ryabaye ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 15 Gicurasi 2023. Icyumba rwagombaga gusomerwamo cyari cyakubise cyuzuye inshuti za Turahirwa, itangazamakuru ndetse n'abifuzaga kumva icyemezo gifatirwa kuri uyu munyamideli uri mu bakomeye mu Rwanda. Isomwa ry'urubanza ryatangiye rikererewe kubera ko Turahirwa yari ataragera ku rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge. Amaze kugera mu cyumba cy'iburanisha, umucamanza yamusabye kwigira imbere ari kumwe na Maître Bayisabe Irene wanamwunganiye atangira gusomerwa uko urubanza rwagenze. Amaze kugera mu cyumba cy'iburanisha, umucamanza yamusabye kwigira imbere ari kumwe na Maître Bayisabe Irene wanamwunganiye. Nyuma yo gusubiramo abari mu cyumba cy'urukiko uko iburanisha ryagenze, umucamanza yavuze ko urukiko rwarebye niba hari impamvu zikomeye zituma Turahirwa aburana afunze. Umucamanza yavuze ko ibimenyetso byatanzwe n'ubushinjacyaha ku bijyanye no guhindura urwandiko rw'inzira passport bidahagije ngo akurikiranweho iki cyaha. Ku bijyanye n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge, urukiko rwavuze ko hari ibimenyetso bigaragaza ko Turahirwa yakekwagaho kunywa ibiyobyabwenge ariko bikazasuzumwa mu iburana mu mizi. Icyakora umucamanza yongeyeho ko bitewe n'uko Turahirwa yigeze kuvuga ko ahingura urumogi muri Nyungwe, bityo ko afite ibikorwa bimuhuza n'urubyiruko kandi akaba yifashisha imbuga nkoranyambaga akangura urubyiruko kurunywa yifashishije imbuga nkoranyambaga, byemeza ko afungwa by'agateganyo mu minsi 30. Turahirwa aregwa ibyaha bibiri birimo gukoresha ibiyobyabwenge no gukoresha inyandiko mpimbano hashingiye kuri pasiporo ye yagaragaje avuga ko yahinduriwe igitsina. Ni icyemezo gisomwe nyuma y'iburanisha ryabaye ku wa 10 Gicurasi 2023, aho ubushinjacyaha bwavuze ko Turahirwa aregwa icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge kuko mu isuzuma yakorewe bamusanzemo ikiyobyabwenge cy'urumogi ku kigero cya 321. Ubushinjacyaha bwavuze ko mu gusaka urugo rwa Turahirwa basanze agapfunyika k'urumogi mu ishati yari mu nzu ye. Imbere y'urukiko Turahirwa yemeye icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge. Ubushinjacyaha bwavuze ko mu gusaka urugo rwa Turahirwa basanze agapfunyika k'urumogi mu ishati yari mu nzu ye. Imbere y'urukiko Turahirwa yemeye icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge. Icyakora ahamya ko urumogi yarumwereye mu Butaliyani aho yari amaze imyaka 2 yiga kandi ko ho rutabujijwe. Yavuze ko akwiye kuryozwa urumogi yaba yaranywereye mu Rwanda aho kuryozwa urwo yanywereye aho rwemewe. Ku gapfunyika k'urumogi rwasanzwe iwe, Turahirwa yavuze ko ataze uko rwahageze. Icyakora ngo akeka ko ari urwo yavanye mu Butaliyani atabizi, cyane ko rwasanzwe mu ishati atarambara na rimwe. Ku cyaha cyo gukoresha inyandiko mpimbano, ubushinjacyaha bwavuze ko umukurikirane wo guhindura pasiporo yahawe n'urwego rwa leta agashyiraho amakuru y'uko yahinduriye igitsina n'itariki y'amavuko. Mu kwiregura, Turahirwa yahakanye iki cyaha avuga ko atigeze ahindura urwandiko rwe rw'inzira, cyane ko yifashishije kopi yarwo. Aha yavuze ko nta kigaragaza ko ari urwandiko rwe rw'inzira yahinduye, ahubwo icyabayeho ari uko yafashe kopi yarwo akuraho bimwe mu biruranga. Yabwiye urukiko ko ari ugutegura filime ye yise Kwanda season ya mbere igaragaramo iyo shusho, ko nta hantu yigeze akoresha iyi kopi yahinduye ayiyitirira. Umucamanza yabajije Turahirwa niba atumva ko guhindura urwandiko rwe rw'inzira ari icyaha, asubiza ko iyo foto yari yashyize kuri Instagram yahise ayisiba kuko yabonye yateje ibibazo. Ahamya ko kuba yari yasibye nimero z'icyo cyangombwa yumva ko bidakwiye kuba icyaha. Maître Bayisabe Irene wunganira Turahirwa yavuze ko ku itegeko rihana umuntu wakoze inyandiko mpimbano risobanutse, bityo ko umukiriya we icyo yahinduye ari kopi y'urwandiko rwe rw'inzira aho guhindura urwandiko rw'inzira nyirizina. Ku bijyanye no gukoresha ibiyobyabwenge, Maître Bayisabe yavuze ko ibyo Turahirwa yasanzwemo ari ibyo yanyoye akiri mu Butaliyani kandi ko ari ibintu yiyemerera, bityo ko urukiko rukwiye kubishingiraho rumurekura agakurikiranwa adafunze. Icyakora ngo nubwo mu Butaliyani yagwaga urumogi muri icyo gihugu ntabwo bifatwa nk'icyaha. Ubushinjacyaha bwagaragarije urukiko imiterere y'ibyaha Turahirwa aregwa, bumusabira gufungwa by'agateganyo iminsi 30 mu gihe iperereza rigikomeje. Icyakora Turahirwa yasabye kurekurwa akaburana ari hanze, atanga inzu y'imideli ya Motion nk'ingwate, ndetse se na mushiki we bemera kumwishingira kugira ngo urukiko rumurekura aburana adafunze. Maître Dr Asimwe Frank nawe wunganira Turahirwa yibukije urukiko ko rukwiye kurebera ku kuba umukiriya wabo ari ubwa mbere akurikiranweho iki cyaha, ibyo ari byo byose rukamurekura. Yibukije kandi ko ari ihame ku kuba umuburanyi yaburana adafunzwe uretse igihe hari impamvu zikomeye.
Maître Bayisabe yavuze ko umukiriya wabo ashobora gutegekwa kugira ibyo yubahiriza mu gihe yaba arekuwe kandi ko ntaho yatorokera cyane ko urwandiko rwe rw'inzira rwafatiriwe n'ubushinjacyaha. Yibutsa urukiko ko n'imipaka y'u Rwanda irinzwe neza ku buryo ntaho yanyura. Byongeye ngo afite abishingizi nawe ubwe akaba yatanze nk'ingwate ibyangombwa bya Motions inzu ye ihanga imideri ifite agaciro karenga miliyari 3 z'amafaranga y'u Rwanda. Yiyongeraho mushiki wa Turahirwa akaba asanzwe ari umwarimu muri kaminuza wemeye kumwishingira. Banongeraho ko na se yagombaga kugaragara mu rukiko yishingira umuhungu we ariko imihanda iramugora kubera ibiza biherutse kwibasira intara y'Iburengerazuba. Karasira Aimable ukurikiranyweho ibyaha birimo gupfobya jenoside, kubiba amacakubiri no guha ishingiro jenoside yasohotse iburanisha ritarangiye avuga ko adashaka kumva ibiri kuvugwa n'ubushinjacyaha. Iburanisha ryo kuri uyu munsi ryibanze cyane kuri raporo y'abaganga igaragaza niba Karasira Aimable afite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe ndetse impande zombi ziyitangaho ibitekerezo. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko harimo inenge mu buryo yakozwemo kuko idasubiza ibibazo byose urukiko rwari rwasabye ko bigaragazwa ku buzima bwa Karasira. Saa 5:45 ubwo umushinjacyaha Habarurema Jean Pierre yatangaga ibyifuzo by'ubushinjacyaha, Karasira yahise ahaguruka ashaka gusohoka. Perezida w'inteko iburanisha yahise amubwira ko mu rukiko umuntu adasohoka uko yiboneye, ahagarika by'akanya gato iburanisha kugira ngo ajye hanze kuko yahise asaba ko ashaka kwihagarika. Nyuma y'iminota 5 gusa Karasira yahagurutse asaba urukiko ko ibindi byavugwa adahari. Yahise asabwa kwicara ndetse umushinjacyaha akomeza guhabwa ijambo. Karasira yahise ahinduka agaragaza uburakari ashaka gusohoka. Perezida w'inteko iburanisha yahise amumenyesha ko agomba kwicara agakurikirana urubanza cyangwa niba adashaka gukomeza gukurikirana agahita asohoka. Karasira yahise asohoka yitonganya ndetse no hanze y'icyumba cy'iburanisha akomeza gusakuza ku buryo n'ijwi rye ryumvwaga n'uri mu cyumba cy'iburanisha. Umucamanza yabajije uwunganira Karasira mu mategeko Maître Kayitana Evode ku myitwarire y'umukiriya, undi asubiza ko ibyo akoze atari we ubyikorera ahubwo ko ari ikimenyetso cy'uburwayi afite. Yakomeje agaragaza ko bishimangira n'uburyo yasohotse mu bitaro bya Caraes Ndera kandi nyamara ari we wari wisubiyeho ko ajyanwa gukorerwa isuzuma. Ibi Karasira akoze ntabwo ari we ubyikorera ahubwo n'uburwayi afite. Yasabye ko urukiko rwategeka ko uwo yunganira akurwa muri gereza akajyanwa kwa muganga mu bitaro bya Caraes Ndera kuvurwa. Ubushinjacyaha bwabyanze buvuga ko bushingiye kuri raporo ya muganga kandi ko bayibonamo inenge. Yavuze ko icyifuzo cy'umuganga atari ihame ko abacamanza bakigenderaho kandi ko kuba umuganga yifuza ko Karasira ajyanwa mu bitaro bitakorwa n'urukiko ahubwo ko ibyo bisaba ko habayeho transferi kandi itangwa na muganga usanzwe ukurikirana umurwayi.